ndakwizeye nacyo kintu nagukundiye buriya kubona umuntu uhita yemera kuza kubana n'umwana ungana kuriya. Oya nta kibazo, nsi umwana ko yagize ibyago nawe ukagira ibyago ntabwo nareka kuza. Kandi musezeranyije kuzakubera umugore mwiza nkasigara huriya yasize ibintu byose nyine nzagerageza uko nshoboye. Nahise Mana yongewe nahise gituma rero nakubwiye ngo tuganire buriya hari ibintu byinshi ntakubwiye kandi nshaka kumenya. uri kubona ko mfite umwana kandi umaze gukura. Yego. urihangana nyine ngiye kukubwira nyine amateka y'umwana. oya urabizi ko nari mfite umugore. Ndabizi rero arabimbwiye uko uri umufite. urihangana nyine wenda kubikubwira ntubifate nabi cyangwa se ngo bifate ko nshatse wenda kuba nakugereranya n'undi muntu udahari, ariko urabizi ko ngushaka nyine nagushatse n'undi mubwira ko umugore wanjye yapfuye. Ndabizi. kandi wemera no kubana nanjye nakubwiye ko mfite umwana. rero ni inkuru ndende umugore wanjye yishwe n'impanuka. iyo mbivuze niyo mpamvu nakubwiye ngo wihangane nuza kubona bingizeho ikibazo ntugire ngo wenda nuko ntagukunda, ariko nawe urabizi ndi umuntu wakundaga umuntu. Birumvikana. ariko ubwo hari ndabizi uzabinyubagiza nyine ngende menyera. Nzabikwibagiza cyane ko n'agakobwa kanjye buriya twabanaga nyine bisanzwe gutyo nyine kakishima nako byakagizeho ingaruka nyine, ariko ngenda nkakatsaninga kariyakira. Ndabibona kazagenda kabyakira kandi nanjye niteguye kukabira umubyeyi mwiza. Thank you. Nzakora ibishoboka byose. Rwose ndakwizeye ni nacyo kintu nagukundiye buriya kubona umuntu uhita yemera kuza kubana n'umwana ungana kuriya. Oya nta kibazo, nsi umwana ko yagize ibyago nawe ukagira ibyago ntabwo nareka kuza. Kandi musezeranyije kuzakubera umugore mwiza nkasigara huriya yasize ibintu byose nyine nzagerageza uko nshoboye. Murakoze cyane. rero amaze gupfa nyine nagumanye n'umukobwa yabanje no kwanga ibintu by'ishuri akumva ko kubaho nyine atariho bigoranye. ndakomeza ndamwinginga na famiye nyine baramfasha. Birumvikana. umwana arakomeza ariga. Yaje kwiyakira se cyangwa? Yariyakiriye rwose n'amashuri yageze kure. nta n'ikibazo rwose bafite. abana se kaba ari guseka yishimye. byararangiye ariko nyine birasaba nyine nawe umubere umubyeyi mwiza bigaragare ko uri nyina nyine cyase uzanamurutire nyina. nta muntu waruta nyina ariko akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, ariko ndakwizeye. nzakora ibishoboka byose kandi ndagusezeranyije ntuzagire impungenge ndi kumwe n'umukobwa wawe. nzakora ibishoboka, aziga nzamubera umubyeyi. yego. rero nta byinshi nyine nakubwira, wabonye ko ndabigeraho nkumva nyine birangoye ku muntu kuba yavuye mu rugo ari muzima akumva ngo arapfuye. nagerageje gukomera kugira ngo umwana
ntamwereka ko nyine ari ibintu nyine bikaze cyane wenda nk'umwana kugira ngo abone ko nkomeye nawe bibashe kumukomeza. So rero icyo ngusaba nyine ni icyo wanyemereye n'ubundi ni ukumfatira umwana neza ukamurera nka nyina ku buryo nyine nanjye n'urukundo urumva ruziyongera kubera umfatiye umwana neza sibyo se kandi warabinyemereye kandi n'ikiruta byose uko ari nicyo kintu cya mbere nabanje kukubwira cyane kandi uzamfatire umwana neza. Bosheri rero hari umushuti wanjye wantumiye mu nama y'ubukwe. wa wundi si undi warishyuye kamera ukaba witanga? Oya biriya se amafaranga ni ibintu byoroshye no kujya mu nama y'ubukwe. Subwo mbana sona ufite naye isoni zikize nyine uri kumva umeze neza wicaye mu ntebe za mama uraryamye uragaramye urahonga urimo urabocinga mu gusa akabwo y'iki gihe kuki nta soni mu gihe nagutekeye wantekeye se kuntekera ku buryo uza ujya umanuka wicara hano hasi wicaye mu ntebe za mama waryamye wowe ubona uri umugore ubwo ni mama wambyaye kandi abona amushyize ndahazi ndabizi kandi niteguye kubera mama niteguye kubera mama wowe ibingibi uryamye muzaho byavuye iyi nzu ubona wicayemo uzaho yavuye ku buryo uzi kwirirwa wicaye uragaramye rega aho uri mukuru ngirira uwukurayo koko tima mubi kugirira ubu se wowe nakoze iki umva mama wanjye aho namushyize ndahazi uri kumva neza ndabizi kandi urebye nabi rero winkoraho urebye nabi nawe wamukurikira uri kunyumva neza ntukajye uza ngo wirirwe wicaye ahangaha mu bintu utigeze uvunikira uzana iki wazanye hano wowe ubu rero wabonye papa kuzana wicara amanga kugira ngo ubu urumva ibi byose warabyegukanye none se uko nagukoze iki ndagira ngo umenyeshe ko nta kintu na kimwe uko uzi neza ko nta kintu na kimwe wazanye ahangaha cyokora kiriya cyumba papa yambujije kwinjiramo aba aricyo uzajya ugenda uryamemo ugerageze simpure nawe ugerageze simpure nawe senaye ndagira ngo umenyeshe ko imitungo yose urimo ari iya mama wanjye uri kubyumva neza kandi nanjye ntabwo nzigera mubangamira sohoka muri iyi salo ujya vuba urandeba iki iyi mitungo wicayemo nta uvi wanyuza hano n'imyenda sinzi nawe waranayizanye nawe wabona ari papa wanjye yanzanye kugira ngo nkube hafi umbe hafi mama we namushyize simpazi urukundo atanyeretseho uzarunyereka ubu se ko yansize urabona ntakuze sindiho neza haguruka mu ntebe za mama agira vuba haguruka hagore mwabaye muti ubwo rero papa azi ngo yazanye umugore undi mama yajyaga Oh my daughter. Yes daddy. How are you? I'm good. Meze bo. Meze neza. Cyane. Wicariye hano muri salo se wenyine? Nicaye muri salo njyenyine sinzi ahantu ndagiye. Hawundi? Hako naye. Ushobora kuba utari mwiza? Hawundi? Kivuga mami. Ntabwo nzi ahantu mami yagiye. Ako maybe karyama. Wese uriwe gute ku kazi byagenze gute? Sawa. Tukazi twagukumbuye hano hari hatuje cyane. Ahandi se bimeze gute? Ahandi nta kuntu bimeze nyine biraho gake. Mu rugo se mami? Mami se akisuka kamubaza uriya muntu ujya kumuzana hano nyine byagenze gute kutigeze ubimbwira? Bo urabona nawe reba igihe cyari gishize si kinini kinini uhana kuba njyenyine se wakwishimira kumva nagiye hanze ku musozi ngo
ndimo ndiruka mu nkumi mu bakobwa. niyo mpamvu wahisemo kuza nusimbura Oya wibyita ngo usimbura mama wawe, ahubwo nazanye umuntu ukubera mama, sibyo tugafatanya mu kukurera. ese buriya kuriya kunirirwa mbwira nabi, kuriya kunirirwa ntuka buriya nyine biba bigushimishije, nicyo kintu wamuzaniye ngo aze gukora. Akubwira nabi? ese ubwo iyo wagiye uzi ibintu bibera ahangaha cyangwa ntabyo uzi? ubyuka mu gitondo ujya mu kazi, dusigara hano turi babiri, ntabwo uzi ibintu bibabera. ese ntabwo mubanye neza? ese papa buriya kuba waramuzanye hano akaba yirirwa mbwira nabi, wabonaga ntabayeho neza ku buryo unzanira umuntu unyongerera nyuma y'ibintu nta n'umwaka urashaho ibintu uzimaze kubona? No, ibintu mbwira nibyo. Nice, ibintu mbwira nibyo. nase urabona njye ndi kukubeshya. Umuntu nizeye nkamuzana twabivuganyeho ko gahunda ari ukukurera akakubera nyoko. nuko mama naramubonye, mama ho namushyize ndahazi, ntabwo uriya ari ukumuzana. Nizere ko utamubeshyera. ntabwo ari ukumuzana kugira nyibutse ibyahise byose, amagambo yirirwa mbwira wagiye. umva nkubwire nayo, yewe nagusezeranyije ko ikintu cyose cyakubabaza cyose, nta kintu nitayeho, ikintu cyose cyakubabaza nzahangana nacyo. tuza, sibyo? ibintu mbwiye niba ari ukuri, ibintu mbwiye ari ukuri, niba ari ukuri ndeba mu maso, ibintu mbwiye niba ari ukuri ngiye kubikurikirana, sibyo? humura, nta muntu wakubabaza. agahinda ndabizi warakagize, ntabwo nshaka kuba ari umuntu uza kukubabaza akina ku buzima bwawe, sibyo? humura, subize ko ngukunda se. humura ndaza kubyitaho, yanagenda niba kubereye mubi kandi njye nashaka kubera umubyeyi mwiza. reba akibaze, reba nk'ukuntu ugira ikibazo ukarwara nk'igifu, agize nk'umwaku bikakubaho, yanyuzwa n'iki? ako nawe nizere ko utambeshya. ndakubeshya ngo bigende gute? ubu imyaka yose tubanye kugeza aho ngeze iki gihe nibwo nibutse kuba nakubeshya. genda kuzi, nta buntu bw'ubucabiranye ugira, umbwiza ukuri. ubwo bindekere, uriya mugore ngiye guhangana nawe, sibyo? niyo mpamvu wari wicaye hano muri salo wenyine. ntabwo utegereje igihe uri butahe mbanza mbikubwira. nta nubwo birazatinda, ngewe ejo ndaguha igisubizo. nimugoroba ndaza kumuganiriza, ngewe nibiba na ngombwa nanamwirukana, sibyo? bo nahise umwana wanjye wanshyiriye amazi muri dushe sheri. urakoze mukobwa mwiza. kiriya kigoye ibintu kigeze umva kanze uru nguru nirutaguhitana umva nzaba ntari umwana wawe.
wa mugore we igituma nkubwiye ngo twicare hano kugira ngo ntege amatwi neza. ni amahoro se? umbwire kuri iki kintu. si ubwa mbere wanyumva nkwita umugore? yego. ndakeka ari ubwa mbere. ese nakoze ikiganza. aka kanya wibagiwe ikintu cyatumye nkuzana muri uru rugo? nanzanye muri uru rugo kuba umugore wawe no kuba mu mugore wa Nayisi. nese ibintu birimo ni ibiki? uratekereza neza? ndatekereza si kandi byagenze bite? no ntabwo mbyumva ko nari nkwizeye tukumvikana ko ugiye kumfatira umwana neza. ariko ngiye mufata neza ntako nagira pe. ibintu uvuga wabisubiramo? se kandi byagenze bite mugabo mwiza? njye maze iminsi mfite stress. ndabizi maze iminsi mfite stress. njye naraje nsanga umwana wanjye yababaye. umwana ngo uramutoteza. najyaga mbona afite njyewe mutoteza ngo iki? ariko iby'uru rugo byo yasanze umwana yarize amerewe nabi. arizwa n'iki se? yarwaye se? njyewe mva nkubwire narabikubwiye mbere na mbere yuko njya kugushaka. nongera mbisubiramo mubwira ko ari atansiyo ku mukobwa wanjye. uriya mukobwa yaramvunnye nawe urabibona ko ari umukobwa mwiza. uri kumva? uriya mukobwa ni mwiza anganira nyina. tumye mvuga n'ibyo ntakabaye mvuga. kandi ko ntacyo namukoze. uzi ko urashaka kurutwa n'uwagiye? ariko ko nyina kugira ngo Nayisi uriya waroroshye koko nta na rimwe yigeze ashyamirana na nyina. none wenda kuzanye ngo mfatire umwana neza ugiye kuntesha umutwe. Nayisi ngewe mutume kunshyira amazi muri dushe ndibwe n'ibintu umubiri wose. ibyo bintu ntabwo umwana wanjye ngenda muzi. urashaka kubeshyera umwana wanjye umuharabika? kwajya ngo muri uru muzi neza naramwirereye. gusenga bino bintu bikava. wajya gusenga se gusenga ibiki? ahubwo wowe senga iki? wanyumvishe njye ntabwo nyizeye. ukunzi ko kurumva nawe. rega ikibazo ngewe umwana wanjye ndamwizera. urumva? ndamwizera nta kintu kibi yakora. ni ngewe wamwirereye. urabona ko kereka nanjye nimba uvuga ngo nta mubyeyi ndimo ntabwo nzi kurera. ni ukuri n'umwana wawe niyoroshye ni ukuri nawe na n'ubu ndumva ntazi. ariko se umva nkubwire rero sibyo? ndumva mutangiye kwitana ba mwana kandi nkubwira ko umwana wanjye mwizera. uri kubyumva? nongeye nguhaye gasopo. ndongera kumva umwana wanjye agira amafuti namwe umukorera akabimbwira nzahita nkwirukana. uri kubyumva? ni ukuri nta kintu nta kintu nkeneye kumva. nta kintu nkeneye kumva. ahubwo reka nkureke. basi wagiye kuri farumasi ukanshakiraho imiti. urwaye biki? ntabwo nyine nibyo wirirwa utegura uri gupanga kumugirira nabi. ubundi sawuzwa n'iki kurwara? si uko ko umugabo nashatse kutangiye kumpinduka koko. oya ngiye ku mwana wanjye ntabwo bishoboka. kasakumiro koko umwana wanjye ngewe narabikubwiye. njye n'umutwara nyinshi. ariko si uko ko mananye nzabigire ne koko. umugabo nashaka kunyumva ari iruhande rw'umwana ku mana yanjye. urugo narujemo nzi ko ngiye kubaka, ngiye kubyara abana, ariko uno mwana kuko agiye kurumuzamo ntako nagira koko. mana yanjye si ubu koko n'iki ndi bukore kugira ngo koko uno mwana arekeraho? si ubu koko n'iki ntakuze kugira ngo umushimishe? ariko mana inasa amuri inyuma ntashaka kunyumva, ntashaka kumva ko umwana we ari we mubi. si ubu mana, ariko n'uriya mwana nawe ntiyumva. mana yanjye arabeshya uriya mwana.
nahise iki urabona niriwe neza se buri munsi ukabyuka ntushukirwa asubwiye uje ukirirwa uryamye aho ngaho ubona nta kintu wigeze uteka nta kintu na kimwe wigeze ukora ubu se urumva aho ngaho uri kumara iki urajya papa azaza n'umukozi mu nzu uhari ese koko ko nta kintu nzakubwira ngeze ryari nkawe ko utambeye ndarwaye urarwaye se urwaye ibiki aha ngaha se uryamye ni mu bitaro aha ni kwa muganga kwa mwana ese ubu wanyumvishe ntabwo meze neza ubaye umbereye umwana mwiza wagenda ukamushyiraho ndaza kugiteke waje kumara iki waje kuryama wowe narakubwiye ngo niba ubyibuka neza nta kintu na kimwe wigeze uzana aha ngaha ibyo ngibyo uryamyemo wibuke ko ari imitungo ya mama kandi aho namushyize ndahazi buri munsi umaranye ukajya no kuniranya kuri so uteranya kuri nde umva ndakubwiza ukuri ko nta mezi 2 nguhaye utarava muri iyi nzu ibyo bimenye nabi koko reba nk'ejo bundi koko ushyize hariya mu uramfata neza se ushizemo sinzi niba ari uburozi niba ari ibiki ahubwo iyo upfa bikarangira ko wanze kuva aha ngaha se n'amahoro iyo unapfa ukava mu nzira umuntu akaziza iki kumva ndavuze ngo wabwo kujya guteka agenda isonzeye ntabwo nzajya nirirwa aha ngaha waraje abakozi baragenda ubwo bivuze ko ari we mukozi bari babonye rero ugira vuba umuntu arisonzeye ashaka kurya kimwe njye shaka kurya ikisanzwe ibyo nkunda nubizi ni ngombwa ngo uze kunkoresha interview aha ngaho mbaza ibyo nshaka nta kibazo ngayicare nicare se wakicara ushonje wowe tewe uko aba ameze gusa uko kigenda wagira ngo kirwaye uyu mugabo nawe ashaka kunyicira gahunda kabisa akosewe kandi nicyo uje kumbwira nse buri munsi ugiye kujya umbwira nabi koko ntabize se amafuti yawe njye nawe dupfa iki oya ni amafuti yawe njye narakubwiye ngo igihe cyose utamfatira umwana neza umwana wawe niwe nkozi y'ibibi ituma dushwana njye nawe mbese arakubeshya atambeshya njye namufashe mu kanya arikoda ari kuza kuko atari ibi katari ndamwizeye ibyo nivugisha ngo rikode akira nawe iyumvire ese koko ko nta kintu nzakubwira ngeze ryari nkawe ngo utambeshye urarwaye se urwaye ibiki aha ngaha se uryamye ni nice ijwi ry'umukobwa wawe se basi urariyobewe wanyumvishe kuko ntabwo meze neza ubaye umbereye umwana mwiza wagenda ukamushyiraho ndaza kubyitekera waje kumara iki waje kuryama wowe narakubwiye ngo niba ubyibuka neza nta kintu na kimwe wigeze uzana aha ngaha ibyo ngibyo uryamyemo wibuke ko ari imitungo ya mama kandi abona se niyo mpamvu buri munsi umaranye ukajya no kuniranya nyumvira nawe ukuntu naguwe ari wowe n'umwana w'imura mumfatanya n'ukuri mba ngewe n'iby'urugo rwanjye ntabwo mbizi ngiye kurugusigira ngira ngo basi sorry sibyo oya sorry se uhamagara umwana wawe rwose umuhane kuko njyaho bigeze ndumva bigeze abiri hafi nice ni umwana mwiza kuri wowe kandi ndabyumva ariko kuri njye ni ukuri ntabwo ajya yemera ko namubera umubyeyi ahora nukura amaranye kwa ntungweze njye nzi ko namureze nizera umwana ni nice cyane aho ufite ukuntu wamuhimbiye ijwi ryawe ijwi ry'umwana wawe ntabwo urizi nese iryanjye ryo ntabwo byumva ijwi ryumva ari ryo ariko nkurikije muhamagare nawe umubaze siko ari njye wamwireye mwihamagarire umubaze okay ntacyo nice ko yayigize umutesi ku mbaraga
ubu muhora mu nduru ni ibingibi aramara ndicara akaza ngo uricaye ndaryama ngo ngwice ejo bundi merutse kujya muri dushe anshyiriramo numbaza ibintu yanshyiremo bituma nshishukuru uwo maso arabyimba nkahita muzi ibyo sinabyumve numva ushaka kumfatira umwana nabi hasi ko katanyitaba ntabwo urabizi ko nta mufata nabi nice ako nayi ubigena here ngo hamagara ntago wanyumvaga none se nakoze iki kugira cyane cece hasoni tubakunzanye nabi habaye iki hasoni wowe ugatinyuka umuntu nirereye nizeye neza ese habaye iki reba umugore wanjye ngiye muhindura umusazi hejuru y'amafuti yawe njyewe se hasoni ese nakoze iki subwo ibyo bakoze ntabwo bize ese nakoze iki wowe nice nyumva neza njye mubwira nyumva nakoze iki ibintu by'agasuzuguro karuko abantu turengana njye nakoze iki njye urashaka kunsenyera ko nakureze neza ni gute njye washaka kunsenyera unteranya n'umugore wanjye naramuzanye ngakubere mama wawe ase kugusenyera ndagusenyera umwana rero uyu mugore yaje arakubeshya mu gihe aho ngaho nawe ufata ibyiwe ako se wabuzwa n'iki dakwamuzanya ari we rubavu rwawe ni wenda ngiye ntukine ceceka nta soni nzi ubu niba wumva urumva ngende umusazi ibyo yaje kukubeshya ari byo kuri ubwo ngubwo hasi urashaka kumubitira iki waretse kumbeshya pfukama hano nisi nakoze iki pfukama nyine nakoze iki pfukama ndakubwira ibyo ukora mwumvishije ibintu byose uba wiri unkorera rikodi se pfukama hano wagashenzeho udatuma mvuga nabi je umuntu nirereye ubu si ibintu twasezeranye Mubarira ntabwo nzongera ntabwo nzongera oya wirira nta kibazo uracyari umwana ntabwo ndakubabarira naye reka nta kibazo tumubabarira cyari umwana ntabwo azi ibyo yakora ibintu wari ugiye kumubara wanjye namubabariye ndi kubyo ariko namubabariye reba ukuntu najyagaho nkikina ngo umwana wanjye naramureze ugere naho ufata amazi ukayashyiramo niba ari ibiki niba ari igisenda niba ari mugabanyirizo byarangiye niba yemeye ikosa akaba arisabiye imbabazi ndakubabariye kandi urabizi ko ngukunda nzakomeza ngukunde nzakubera umubyeyi mwiza ntuzongere sibyo reba hano ndeba mu maso reka kurira amakosa uremera ko yakoze arabyemera pfukama aho ngaho mubabarire napfukame agusabe imbabazi njye namubabariye nyubaha nk'umugabo wawe mbere n'umwana mubi murekuze n'umukobwa wanjye murekuze nice manuka hasi urabizi turaziranye saba imbabazi vuga cyane ntago urusaku narwumvishe z'ukuntu wari urimo uratonoma oya nta kibazo njye namubabariye ngahaguruka ndakubabariye haguruka ariko ntuzongere uri kubyumva mubane neza oya tuzajya tubana neza nanjye umbabarire nagendeye ku rukundo nkunda umukobwa wanjye ndabyumva nanga kukumva ndabyumva mbabarira ndakubabariye nagendeye ku marangamutima uburyo umwana wanjye twasigaranye twenyine nkumva ko ibyo ambwiye byose ari ukuri ariko ubu ndabibonye koko iyo nza kumva ibyo wambwiraga ntabwo biba bigeze ahangaha ndabizi basi mbabarira ndakubabariye Hey guys, thank you for watching our movies. So, filime tumaze gukora yitwa Icyuho cya Mama. Mu by'ukuri
abana sometimes bakunda kugira ibibazo bitewe n'uko buri ababyeyi babo atari uko ariko bari bateye ahubwo bitewe n'ihungabana. So rero ababyeyi mujye mugerageza kwita ku bana banyu, mumenye se niki cyabahinduye, niki cyatumye bitwara uko batari basanzwe bitwara. Mu by'ukuri icyizere ababyeyi bagira abana babo akenshi bituma gitakara bitewe n'ihungabana bagize. So mukomeze kudukurikirana, mukore subscribe, mukore share, kandi turabakunda cyane cyane. Uwuhe mugabo kandi namuvuze ahubwo vuga sinema zacu nibyo nari ngiye kuvuga, uriya mubyeyi namuvuze. Model ready, cut, action. Cut action. action. Mukomeze kudukurikirana, mukore subscribe, mukore share, na comment zanyu zirakenewe hano kuri sinema zacu. Turabakunda cyane. Ciao ciao.